pata bakaba ngo Kagame ngo bazamukuraho ngo nkuko bakweho Maduro byo ni ibintu ngiye mbona ari ibintu biciriritse cyane donc nibagira imbaraga baze tumwikurireho nkatwe ku mbaraga zacu ariko nitumukurirwaho bakadushyiraho ntabwo ibyo nabijyamo kuko n'umuri tugiye gucakara donc baramutse badukuriyeho Kagame bakatuzanira urundi simbishaka ubwo rero avuga ngo icyo bashaka ni ngicyo no kukomeza baducakaze nizo nyungu Amerika ifite urabona ko niyo yoboye isi ibintu byose niyo yabigize ibyayo ariko nanone nakongera kubwira abanyafrika nakongera kubwira cyane cyane abo muri kano karere k'ibiyaga bigari bakomeza kwibaza ko ngo Kagame ngo atera Kongo ngo byagenze uku donc nagira ngo babwire ko biriya biba murebe indi yo zijya kuba iyo hari umuperezida wundi ibihetse kuba muri Tanzania narabyumvishe amahanga yaravuze amaradiyo yaravuga urumva ariko ibiri ko mu Bugande nta amaradiyo mpuzamahanga ntakeneye kuvuga Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM FM megahertz 91 n'ibice 4. Amahoro nshuti mukunzi bisamirizi Irebe FM ndakuramutse nongera kandi ndaguha nikaze muri kino kiganiro ugomba ukurikirane kuri umwanya kuri mikuru kumwe na Beni behind camera ni CK Professional mutumira wacu witeka nawe ni Abdallah namuronde kugira ngo tuganire byinshi kubijanye n'ubusesanguzi n'ukuntu we abona ibintu nk'ukuntu we ayanariza ibintu bitewe n'ibiriko biraba ku isi muri aka kanya twe turabona muri Venezuela haba ibintu byinshi twe turabona mu Buganda ariko hari ibintu byinshi bitandukanye muri Congo the same ahantu henshi yagiye atandukanye ariko nk'umusesanguzi rero Abdallah turashaka adufashe adutahuza ati mbega ivyo bintu byaba bitegwa niki mbega ababiri nyuma y'ivyo bintu nimba bahari bo bafise inyungu yihe reka ko murenda muhikaze imbere ko dutangura ikiganiro cacu amahoro Abdallah mahoro biraza neza ndabamuke cyane kandi abishimiye kuba mwantumiye kuri radio yanyu FM nkaba rero niteguye rwose kuganira namwe no kuganira abakurikirana ino radio yanyu Irebe Media kandi ngiyewe ibyo mvuga ntago mvuga ibijyanye nuko numva nifuza ahubwo njyana ibijyanye n'ukuri gusa ubwo nkaba numva ko ibyo nzi n'ibindi buvuge ibyo ntazi ntabyo ndi buvuge mfite ubwenge butekereza ko mbona ibintu ko nge mbona ibintu ngo ndashaka kuvuga ko ntagire untera amabuye kuko navuze binyuranye nuko atekereza nyine ni nge uri ahanga hasi we nawe araha yavuga ibindi ariko hagati aho ngaho uko nyine kudahuza ibitekerezo niko kuzamura igihugu niko kuzamura isi ntago wundi guhuza ibitekerezo nta nubwo mbona ko ari ibintu byiza yaba ari nakaga kuko ikintu cyubaka igihugu ikintu cyubaka uretse n'igihugu n'urugo buryo ufite umugore hanyuma ibyo uvuze byose ngo ndiyo bwana urugo ntabwo rwatera imbere ikiza nuko waba ufite umuntu w'umudamu mu rugo rwawe uha umushinga akakubwira ati ahangaha wabyishe bikosore uko nguko murakoze rero nizeye gukomeza kubona kana namwe ego kumbure watamuzi neza ni Abdallah nde nitwa Abdallah Bicahaga nkaba inkomoko y'ubwene gihugu bwanje ari ubunyarwanda ariko nyine nkuko mpora mbivuga ni ubunyarwanda twagizwe ntago ari ryo zina bwite ryacu twebwe twari dufite ibihugu byacu bigera kuri 28 hanyuma abantu baraza baradufata bunyago hari dufite ibihugu binyuranye kandi byari ibyo bihugu by'abavandimwe hari dufite abarera dufite abariza dufite abanyarwanda cyambwe dufite abanyagisaka dufite abatabagoyi ibihugu byacu nuko byitwaga nuko hazira rero inkunkubutsi nyine zidufata bunyago zitangira kutwica no kutwambura no kutunyaga nuko batuzana rero iki kintu nyine twitwa u Rwanda nk'igihugu n'ubunyarwanda nk'ubwene igihugu n'ikinyarwanda nk'ururimi
ariko ntago ariko bimeze siko kuri kuko ibi byose byadutse mu mwaka wa 1312 ku Garuganzu Rugimba ariko ku mushinga wari umaze igihe imyaka irenga 1400 ubayeho hanyuma rero ugira ku ntego icyo gihe abazi kari akarere k'iwacu buriya aho nge mvuka muri Bwanacyambwe nicyo gihugu bafashe bwa mbere nicyo bise u Rwanda bwa mbere hanyuma hagenda hiyongeraho rero ibindi bihugu mu minsi yakurikiyeho ko bagendaga bica abami bagendaga bafata ubutaga bakavuga ati aha habaye u Rwanda aha habaye u Rwanda nuko byangendekeye ubu rero mfite ubwene gihugu bw'Unyarwanda nyine nk'identité nta handi nabigenza ntako nabigenza ndi umunyarwanda ku buryo buri identité ariko ntago mu by'ukuri ubundi umunyarwanda ni ishyano ntifuza gukomeza kwita umunyarwanda ni ishyano nagira ryo bariteka kubera yuko burya bavuga ngo kuba mwaragiye hamwe bifasha igihugu gutera imbere neza cyane. Donc twagiye hamwe ku buryo butari bwo iyo tujye hamwe twabitekereje kuko batushize abatwisa abanyarwanda ntago batugisha inama ngo batubwire bati tubiki abo bantu uwo precision mbega abo bantu ni bandi abo bantu ni abantu nyine bashobora kuba bari bafite bo donc iryo bwoko bwabo bw'ubunyarwanda tazi iyo babukuye hanyuma nyine bo bavuga ko ngo baje baturutse mu ijuru bakaza ngo ari bimanuka ubwo rero abo ngabo nibo baje turanabakira neza abami bacu babakira neza umwami w'igisiwe donc umwami bon binciyeho gatoya ariko nyine twaraje barabakiriye hariya iwacu barakirwa n'umwami umwami amaze kubakira abafata neza hanyuma ariko aza kubaha akasozi kitwa Gasabo ku mayeri menshi babanje kumusaba abakobwa kumushingira umukobwa wabo noneho nawe abona ko abantu ari abavandimwe be abaha Gasabo aho noneho bahereye nyine bavuga bashyiraho umwami witwa Gihanga donc siryo zina rye bavuga ngo donc aho bamari kuhabona nyine Gasabo wahagiye base bati nguyu yiswe Gihanga rero ngo mijana kubera iki kwara ko nyine bari biteguraga kuzahanga icyo kintu kitwa u Rwanda nuko byagenze rero ku mwaka w'1991 nibwo nyine bahawe iyo Gasabo ni nabwo uwo Gihanga yabayeho hanyuma aza kubyara abandi bana rero hashize imyaka 200 byose imyaka irenga 221 kugira ngo icyo kintu kitwa u Rwanda kize noneho kizana iryo zina ry'u Rwanda ariko baratangiye kugihanga nyine muri iyo myaka nyine irenga 200 ariko uwo mushinga none bari bamaranye nanone imyaka myinshi 1200 bagera kuri buriya butaka bari bafite umushinga baza rero bagize amahirwe yo kubona ubwo butaka baza kukomeza noneho ugaragara neza mu mwaka w'1312 yego ego murakoze cyane kumbure onye wari nk'umwidondoro wawe nuko usa nuko yashage mu kamutundi tuntu umuntu yogenda akubaza ko ari gushaka gutahura tubimenye neza ati mbega ivyo bintu ko twumva daravuga ati ngo ntihishimiye kwitwa w'igihugu kanaka cyangwa kwitwa umunyarwanda ati mbega vyo bitegwa niko turazi neza yuko umunyagihugu wese aba ari proud n'igihugu abavamwo ariko wowe uradusigure neza tubari ati mwari ubwami bwiye butandukanye hama hacaza abantu babagira igihugu kimwe ariko ku ruhande rwawe uvuga ati wowe nibigushimisha kuko wowe ushima yuko kumbure byari kuguma muri mu gihugu munovuga mu gihugu byashobora kutaguma gutyo n'ubundi hariho umugambi wabo bami bacu wabo bakurambere bacu bari bafite umugambi wo kuzagura igihugu bakakigira igihugu kimwe cy'urumuri hari urumuri Rwanda rwagombaga kwanda kuko abundi bari urumva ko tuvuga ururimi rumwe bisi Kinyarwanda ariko mu by'ukuri si Kinyarwanda kuko ubundi ni wacu hariya niyo tugiye gusaba abageni iyo umuriza agiye gusaba Bwanacyambwe iyo avuga bamenya ngo uyu ni umuriza yavuga ngo uyu ni umunyabwanacyambwe donc
donc bikumvikana rero ko icyo gihugu atari Ikinyarwanda. Iyo tugiye mu Bugoyi, iyo umugoyi yavuze avuga icyo ni Ikigoyi, ya uriya avuga ko icyo ni Ikinyenduga, donc nuvuga ngo indimi hariya zacu ziratandukanye nubwo twumvikana gutya, ariko ziratandukanye. Cyo nuko muvuga ubu ngubu wowe uzi kuvuga Ikirundi, nanjye nyine muri kagato badushyizemo ukabumva ndi kuvuga Ikinyarwanda, ariko mu by'ukuri ndavuga ukumva, navuga ukumva, urabona ko nta muntu usemura uri hagati yacu, kandi uvuga ko uri Umurundi nanjye ndi Umunyarwanda. Ibyo rero ni bigaragara nyine ko ibi ngibi ari ibintu twazaniwe, ahubwo indimi zacu zari indimi zacu kandi turi abavandimwe, nubwo twabaga dufite ibihugu biri insecte, ariko mu by'ukuri turi abavandimwe, kandi twagombaga no kwihuza twaba igihugu kimwe n'ubundi. Rero byari biri muri processus, ahubwo n'uwo mushinga w'u Rwanda nakubwira ko abo Banyarwanda baje bakawiba nyine, n'ubundi umushinga wo kwihuza wari uhari, baje rero baratwiba nyine, noneho babidushyiramo ibyabo by'u Rwanda n'Umunyarwanda, ariko biza bikora nabi, bidakora nk'uko twe twagombaga gukora, nk'uko rwagombaga kwaguka, kuko bo baje kugira ngo barwanire bakoresha amacumu n'imiheto no kwica no gukona, kandi si uko ubundi byagombaga kugenda. Twagombaga nyine kuko tutwara abavandimwe, twagombaga kumvikana nyine tukagora igihugu kimwe nyine, cyunze ubumwe, cy'abanyabwuzu, kitarangwa n'ayo makimbirane n'aya yose. Niyo mpamvu nongere mbisobanurira ndangiza, iki kintu cyitwa u Rwanda ni ikintu nyine cyanda, n'ubu kiracyanda. Donc aba Banyarwanda nyine bazanye u Rwanda, bo baje batubwira neza ko muri 59 u Rwanda rwapfuye. Ibyo niko nbyemera, kuko nyine kuva muri kuva kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, twabonye agahenge kubera ko nta Rwanda rwari ruhari. Abantu gusa twahemukiwe n'abakurambere bacu, nabo batabirumaritse karenga icyo kintu cyitwa u Rwanda bagisibanganye, bakagikomeza kikaba umushinga, ni nabo bakimenyekanishije muri Loni. Uyu munsi kaba bitugikozeho, bitugizeho ingaruka, ariko ubundi bo bene ubwite bavuga ko icyo kintu cyitwa u Rwanda cyapfuye muri 59, hanyuma kikongera kikazuka muri 94. Kandi koko iyo urebye usanga ari byo koko ibyakorwa mbere ya 59 nibyo biri gukorwa ubu ngubu uhereye muri 59 94 kugeza ubu ngubu, nibyo biri gukorwa. Muri principe rero y'u Rwanda n'Umunyarwanda ni ukwagura u Rwanda, kandi kurwagura ntabwo ari uko rwumvikane, si ukoza ngo baze mu Burundi ngo bavuge ngo twumvikane dukore igihugu kimwe kibe Kigali, tugire gute kugira ngo duhuze imbaraga, tugire gute, oya, ahubwo kugira ngo bo bagura bavuga bati twego tugiye muri Kongo tubice tubarangize, igihugu kibutaka n'ibyango byo tubigira ibyacu, nitubarangiza dufate Burundi tubarangize, abasigaye tubagira abacakara, nitubarangiza tugiye Tanzania tubarangize, abasigaye tubagira abacakara. Niyo principe yabo, nibyo bagiye bakora rero kuva nyine Bwanacyambwe kugenda no mu bindi bihugu byari bikikije nyine ako kantu kitwaga u Rwanda kanganaga muri na segiteri imwe mu by'ukuri. Rero wenda ndangiza kwivuga ni Bicaga Abdallah nyine kuko navuze ufite identité y'Umunyarwanda, donc nkaba ndanga nk'impunzi yahunze nyine ubwicanyi bw'u Rwanda, kuko nge ndi no mu gihugu navugaga mvuga ukuri, mvugira nanga akarengane, ndi umuntu urwanya akarengane. Ibyo rero biba impamvu yo kugira ngo nyine banyirukankane, ndahunga ahangaha maze imyaka 3, ndahangaha ku itariki 7 z'ukwa kabiri nzaba maze imyaka 3. Nkaba rero naramenyekanye kuri kanale yanjye Amateka Nyakuri TV, ariko banyatse ntagikoresha, ariko uyu munsi ndi gukoresha kanale Impinyuza Radio Impinyuza TV. Abankurikiye nibagenda muri chat bakandika kuri YouTube bakandika Radio Impinyuza TV, barahita babona ibiganiro byanjye. Niyemeje gukora ibiganiro bya politiki muri no minsi, kuko mfite intumbero yo kugira ngo abantu basobanukirwe politiki, kuko abantu benshi bibwira ko ngo politiki tabareba siritu nk'abantu bari mu iyobokamana. Donc bibwira ko atari muri politiki, nyamara tubaho mu buryo muri politiki. Ari amadini turimo, abapasiteri bacu, abapadiri bacu, uburyo batuyobora n'uburyo muri politiki, bakabizanamo Imana n'iki byose, ariko mu by'ukuri ni politiki. Iyo tuvuye no muri iyo sengero tugura amashati yo kwambara, tukagura imyenda yo kwambara, tukagura ibirayi, tukagura imiceri, byose ni ibiryo. Ibiciro tubisanga mu buryo biba ku buryo muri politiki. Amashuri twiga, abana bacu bigamo ni politiki. Ireme ry'uburezi igihugu nicyo kigenda kiti umwana ziga agire mu wa gatandatu afite ubumenyi bungana uko nguko, iyo ni politiki. Ntago twahunga politiki rero, abanyamadini bayimenye. Rero iyo politiki uyihunze ukugiraho ingaruka, kuko
uyu donc bayigukoreraho kandi bikamwa ko uyapurika nyamara abakutegeka kuyishyira mu bikorwa ari ibitekerezo byabo nta byawe washyizemo. Ngombwa rero ko tuboneka muri politiki, twamenya politiki kugira ngo tubashe kumenya uburenganzira bwacu. Nitumenya uburenganzira bwacu bizatuma donc izi ngorane dufite muri kano karere kacu muri Afurika yacu birangira tubikoraho twebwe ubwacu, tudategereza ko hari abazabidukuriraho, kubera ko nyine twebwe twasobanukiwe na politiki, twasobanukiwe ko icyo politiki ari cyo, bityo bitume tuvuga ngo uburenganzira bwacu n'ubu n'uburenganzira bwanyu n'ubu ngubu. Tumenye ngo abategetsi ntabwo twe turi abagaragu babo, ahubwo bo baradukorera, bo ni abakozi bacu, kuko twe turahebahemba, bo ntibaduhemba. Ibyo dukora ahubwo abategetsi ibyo bakwiye gukora ni ugutekereza, bakatwaka ibitekerezo, bagakreye imirimo, noneho abantu bagakora, igihugu cyacu tukagiteza imbere, natwe tugateye imbere. Nuko nguko bimeze. Ego, numva umenga mfite umuyoro w'ibibazo byinshi cyane no kubaza, ariko kuvyo nateguye mbabona umenga nohava nsanga nataye novuga inzira y'ikiganiro nateguye ko tuza gukora ibyo mubyateguye nta kibazo. Kumbure reka nzobikubaza ikindi gihe, reka uyu munsi kumbure ndakubaza ibyo nateguye uyu munsi, kuko mu byo yeje kuvuga uyu mwanya harimo ibibazo byinshi cyane kumbure nari nifuza ko nokubaza, ariko reka kumbure ndakubaza ibyo nateguye kubaza uyu munsi, cyane cyane kugira ngo duhe umuco no cyane ko biraba mu karere. Duhereye novuga ibiriko biraba ku isi, urabona hariya no hino, turabona muri za Iran hariko haraba ingorane, turabona muri za Venezuela, urabona yuko umukuru w'igihugu waho baheruka kumukuraho, novuga afashwe n'umukuru w'igihugu wundi mu kindi gihugu, ati mbega ivyo birabitegwa niki. Turabona ingorane ziko ziraba novuga muri Uganda, bitewe n'ivyavuye mu matora, ari abanyagihugu kumbure batariko baravyemera, hakaba ibintu vy'imyigaragambyo ukamenga kino gihe inyuma y'ika tugezemwo imyigaragambyo umenga nigezweho ku gihe, abajene bose imyigaragambyo hariya y'imyigaragambyo, ati mbega bijya vyo babitegwa niki. Ni za politike kumbure tuvuga ati benshi bakunze gukoresha iyo mvugo kumbure ngo ni politike zidatunganiriza bose, canke ni nabantu b'ikigino gihe batagishaka kumbure ibintu bimwe canke batakibona kumwe ibintu. Urakoze cyane. Umbaje ikibazo cyiza cyane kandi gikomeye. Akaba niyo mpamvu nyine ya politike abantu bagomba kumenya, kuko iki kibazo ni ikibazo kandi giteye agahinda. Bo njyewe nkimara kumva ko ngo Amerika nk'igihugu kigize umwami w'isi, ngo cyagiye kigaterura Madura, kikamukura iwe n'umugore we, kikamujyana kumufungira muri Amerika, ngo kikaba kigiye kumushyira mu bucamanza, ngo kikaba kimurega ngo ibintu ngo bya drogue. Bo njye nibajije byinshi. Bo nagira ngo numve abakurikira iyi kanare, donc bibuke ko ibihugu by'abanyaburayi ari byo hura bitwigisha donc ubusugire bw'ibihugu, bitwigisha demokrasi, bitwigisha kutavogerwa kw'ibindi bihugu. Noneho uyu munsi isomo baduhaye nuko igihugu ngo cy'igihangange gihatse ibindi, aricyo cyagiye gukora ishyano ryo gufata umuperezida kimukuye iwe, kikajya kumwica urubozo. Ngira ngo ibi ngibi nkimara kubyumva nahise mpa abantu ishusho yo kuvuga ngo mutekereze noneho kuri Kagame na Museveni, ibyo bakora n'imyaka bamaze ku butegetsi, noneho mutekereze doko mubonye umwami wabo, mubonye uwo bakorera n'uriya, kuko ibyo bakora neza nibyo nawe yagize gute yakoze. Uyu munsi abaperezida b'ibihugu byacu bo muri no Grand Lac, donc nibo bavuga bati ubu twe tugiye gukorana imishyikirano na Kagame muri Amerika, baduhuze batuvire mu gihugu, baduha amahoro. Ndagira ngo ntange umucyo mvuga ko bitazashoboka, kuko umwami bakorera n'uriya niko akora, niko yabategetse gukora kandi arabiberetse. Ibi ngibi nano nicyo kintu gituma mvuga nti ibi byagombye dongiyo mbibonye numvise gisingize umubaro n'agasuzuguro, nabonye agasuzuguro gakomeye, kuko nawe tekereza kuba umuntu yazi gusanga iwawe mu rugo
akaza akaguterurana akagukura impande z'abana bawe agutwara n'umugore wawe nuvuga ngo akaba yamurongora uko ashaka akaba yurumva ko ni gasuzuguro kagira gakabije cyane njye rero ngiye bimaze kubona nahise mvuga ntese ubundi koko bya bihugu bivuga ko byigenga ko birahari birigenga none se niba byo bitegereje ko nabyo bizaza gufatwa nk'uko nguyu yafashwe byo bimeze bite kuki bitaha donge numva ari ikintu cyakorwa avuga nti kuki biriya bihugu byo bitavuga biti noneho namwe abanyamerika dubagara kuri ambasaderi babyo kubera ibyo mwakoze agasugura mwakoze ntitukibashaka ahangaha ntidushaka kuzafatwa nk'uriya mugende iwanyu noneho abanyamerika nk'abanyamerika nongera mbisubiremo buriya ni ibintu bikorwa n'ubutegetsi ntabwo biba bireba abaturage bose kuko buriya hari abanyamerika nk'abanyamerika batabyemera batabishaka ariko biriya rero ni ibintu by'akaga ibi ngibi bikaba bituruka ku kirere bikaba bituruka ko hari abantu nyine ibihugu byumva ko byaba ibihaka ibindi ibi rero nibyo mpora mpamagarira abantu ni nayo mpamvu nshima cyane Traore kuko Traore afite uyu mugambi wo kwanga akagasuzuguro vuga ati twebwe tugomba kwigenga nk'abanyafurika nta mpamvu n'imwe yo guhabwa abategetsi nta mpamvu n'imwe yo guhabwa amategeko tugomba kwigenga nkatwe ubwacu abanyafurika nkaba rero ngiye ntekereza ko sinzi niba mbivuze nk'uko ubyumva ufite ikindi icyo ushaka kumenya birenzeho wambaza ariko njyewe biriya nibonyemo agasuzuguro gakabije ariko mvuga ko ikintu cya kapitalisme kiyoboye isi iyoboye isi ingengabitekerezo ni nyinshi ariko kapitalisme iraganje rero kapitalisme yaje ari ikindi kandi ifite amayeri menshi ngira ngo ni ikintu cyo kurwanywa birumvikana cyane ibyo uri kuravuga ati rero ariko hari abantu benshi bace bibaza ati mbega gushikaho umukuru w'igihugu bamukura mu gihugu ciwe bakamutwara mu kindi gihugu kuja kumufunga akaja gucigura urubanza n'ikindi gihugu tiburya ico gihugu nta ngabo kiba gifise cyane habaye trahison interne kiba gifite ingabo murambizi ko na Venezuela ni igihugu bavuga ko gikomeye mu by'ingabo no mu byo kurinda ikirere cyabo biriya ni ibigaragara nyine bwa bucakara bukiri mu bwonko bw'abantu bigaragara ko uriya mugabo yagambaniwe kuko Amerika buriya n'imbaraga yaba ifite uko zaba zingana zo kose ari nayo mpamvu mvuga ko buriya Amerika tujye ahangaha turi ni mu Burundi ariko buriya ntago Amerika ishobora kuza kugira icyo ikorera hano ku Burundi itifashishije ibihugu duturanye nk'u Rwanda nka Kongo nka Tanzania mbese ibi bihugu duturanye doko bisobanura ko ubumwe bw'abanyafurika ari ngombwa kugira ngo nyiri ibyo bintu bidashoboka noneho n'ubumwe bw'abanyagihugu nabwo bukaba ngombwa ni ukuvuga ngo buriya muri bya bindi nyine abantu baba bafite ubwenge bukeya bakumva ugomba gufata ubwenge bwabo bakaburoha mu gifu gusa buriya Amerika yarabaguze abarinda uriya mugabo doko nibo bakoze byose bica ibyuma byose byagombaga kumenya ko izo ngabo za Amerika zije bakora mbese ibyo byose kugira ngo nibo bamutanze kuko nubwo uretse na Venezuela na hano mu Burundi ntabwo byashoboka ko baza ngo bafate Ndayishimiye bamutware nta sasu rivuze ntabwo byibuze haba imirwano y'isaha imwe amasaha abiri nuko byaba iminota 30 ariko byibuze ikaba yabaye kuba rero ukuntu byakozwe bigaragara ko baramutanze ntago mu by'ukuri ari ibintu byapfuye kwikora urakoze cyane kumbure hari benshi bace babifatanya n'ivyabaye muri Somalia mu myaka yahera kuko ngo Amerika yagombye gukora bijyanye nyene ku cegera cy'umukuru w'igihugu ariko birabananira barakubitwa barasubira inyuma ntibyumvikana ukuntu Venezuela yo barashikiriwe na biriya none tuvuge ko Somalia yari ifise ingabo zikomeye cyane gusumvya za Venezuela ahubwo nyine nicyo bya bintu nyine bari bafite umwe kugira ngo n'ubwo Amerika Somalia irayibuka ikavuga iti ibyabereye hariya ni hatari Mogadisho kubera kuko na nyuma yaho hari igihe hashize igihe kinini cyane idashobora gusunusa utuzuru kohereza abasirikare bayo mu bihugu bya Afurika byari ugutinya iki kintu nyine cyabaye muri Somalia ibyo byose byumvikane ko nyine bo babaye abantu bihagararaho nyine barabatsinda kandi umugambi wabo baragira kubera ko bo ubwabo bari bashyize hamwe
ego murakoze cyane two turabona ati rero ngo burya ngo si muri Venezuela gusa ngo no muri Iran ngo burya ngo naho nyene ngo azogenda gukora nk'ivyo yakoze muri Venezuela nivyo honye kumbure nk'abasisanguzi namwe niko mubibona bo ndagira nkubwire ko ikibazo nyine dufite kugira ngo Amerika ikore ibintu byose ibiterwa nyine n'ubugambane ni ibihugu duturanye ngira ngo muziko doko reka tutaragira no muri Iran reka tubanze no muri Iraq donc muri Iraq nibyo abantu bagomba guhumuka bakareba hari igihe Amerika yigeze gufata Iraq iyiteranya na Iran ibwira ntuze uyu Saddam atera Iran barwanya imyaka 8 yose barwana imyaka 8 biranga imyaka 8 yararwanywe ibanga na Amerika yari biri inyuma kandi Amerika yari shyigikiye Iraq ariko mu by'ukuri hamwe n'ibyo ngibyo murebe nanone ibyo Amerika yaje gukorera Iraq uyu munsi nabyo biribukwa kandi nyine bari bafite ubumwe nk'ubwo ngubwo ngira ngo rero abantu bashyize mu bwenge abanya Iraq bashyize mu bwenge barimo kwigaragambya niba ubutegetsi bwabo ari bubi bakagombye gushaka uburyo bwo babuhindura nkabo ariko batavuze ngo bagiye gufashwa na Amerika kuko niba bashaka gufashwa na Amerika nibabanze babarebe Libya kuko muri Libya Amerika niyo yazanye OTAN iza gukuraho Gaddafi Gaddafi abari muri Libya bazi uburyo bari babayeho kugira ngo nta gihugu na kimwe umuturage wacyo wari ubayeho neza nk'umuturage wa Libya nta munyaburayi nta munyamerika wari ubayeho neza nk'umuturage wa Libya donc Libya nta kibazo yari ifite Libya ari igihugu cy'ubutayu ariko kitaburaga amazi kitaburaga amashanyarazi ni igihugu cy'ubutayu kitaburaga ibiryo abaturage bose bararyaga bagahaga ni igihugu buri muturage yabaga mu nzu irimo amashanyarazi kandi ariho na leta irimo amazi kandi ariho na leta ni igihugu buri rubyiruko umuntu n'uwabaga dokorwa agombaga kwiga rukaminuza ni igihugu niyo baga urubyiruko rutarabona akazi rwahembwaga n'igihugu ariko nibyo njya mpora mbwira abantu donc Amerika yafashe abantu bakeya b'abanyalibiya irabakorompa noneho barwanya barwanya uburenganzira bwabo ubwiyenge bwabo baraburwanya babukuraho noneho bemera guhakwa bemera kuba abacakara ba Amerika niba rero n'ukuntu Libya imeze uyu munsi niba aba bantu bo muri Iran nuko wenda batumva ururimi mvuga ariko nibarebe birimo kuba uyu munsi no kuko ari bimeze uyu munsi niba nabo ari byo bashaka hariya hehe iwabo muri Iran ibi rero nabavuga ngo ni Amerika ifitemo akaboko ariko uko nzi Iran ntekereza ko wenda yo bitazayorohera nk'uko byamoroheye muri Venezuela none inyungu yabo ikabe iyihe bakaba bikora kugira ngo baronke iki abanyamerika donc iyi si donc murabona hari igihe yigeze kubaho ibaye mu buryo buri naturel ariko uyu munsi murabona ko isi uko ibayeho ku buryo ubundi si igizwe donc itegetswe n'ibintu bibiri ni ubwenge n'amafaranga uyu munsi rero icyo kiri imbere na amafaranga ubwenge bugakurikira ni ukuvuga ngo ubu ngubu harakora amafaranga cyane niyo amafaranga yayoboye isi kurenza ubwenge ariko ubundi mu by'ukuri yenda hagomba gukoreshwa ubwenge ariko ntituyoborwe n'amafaranga n'amarari y'imitima yacu bisobanura rero ko inyungu Amerika ifite nibyo nyine yahimbye yakoze bahisemo ko murabona ko hari igihe ibi bihugu byacu twagiye dukurwamo abantu bacu bajya kubaka biriya bihugu byabo tugirwa abacakara mu bihugu byabo noneho bavuga ko byavuyeho ariko turabacakara mu bundi buryo donc bavuga ko twigeze kubaho ibihugu byacu birikorone bakavuga ngo baduhaye ubwigenge ariko bakomeje kudukoroneza mu bundi buryo n'uyu munsi turi muri colonisation ariko twibeshya ko ngo twigenga
ariko ntago twigenga rwose. N'ikimenyimenyi nuko nicyo bita demokarasi batuzaniye ngo abantu bagomba kujya ku butegetsi hanyuzeho amatora, ngira ngo ni nabyo nyine Rwanda tuzakugarukaho mu kanya nkuko wabishyize muri gahunda yawe y'ibya Uganda, ariko nta matora ajyaba mu by'ukuri muri bino bihugu byose. Ntekereza ko ni wabo atajyaba, kuko ngewe iyo njya kubara donc iyo mvuga ko igihugu gifite demokarasi ntabwo mbirebera ku matora, ahubwo mbirebera gusa ko ese abaperezida barasimburana umwe iyo manda ebyiri zirangiye, izo nyiri itegeko nshinga ryabo ryemeje iyo rirangiye koko avaho, igihugu cyakoze gutyo ndabona iki cyo kiragerageza muri demokarasi. Ariko demokarasi ngiye sinyirebera ku matora, ahubwo nyine demokarasi nyirebera aho ngaho. Ariko mu by'ukuri usanga ibihugu byacu bya Afurika ndetse n'ibyo by'amahanga doko usanga tugifite ikibazo cy'ubucakara. Rero bambaza ngo inyungu zabo ni izihe? Inyungu zabo ni ukuba umwami w'ibisi, nyine ni ukuyobora isi kugira ngo bibe isi, kugira ngo nyine bategeke isi. Kuko urumva niba igihugu nka Amerika gihisemo kujya gufata umuturage, umutegetsi w'ikindi gihugu kikamutwara, cyo kibwira ko bo bibwira ko ngo bakoze ikintu gikomeye, ko bari bwubahwe. Ariko iyo twe tuba dufite abakuru b'igihugu banyawo bakomeye mu mutima no mu bwenge, ahubwo bagombye gusuzugura kiriya gihugu. Baradonge mbona nta gaciro nkiri mu guha Amerika kubera ko yakoze biriya, ahubwo birangiye bituma nyisuzugura. Donc nge ntekereza rero ko inyungu zayo nyine ni ukudukoroneza, ni ukuzana igitinyiro mu bantu. Urumva ko yiba yazanye ifashuriya Ndayishimiye azikanga, donc umva ko n'abantu ibintu birababaje cyane. Numvishe n'abandi bene wacu bari mu mahanga bavuga ko barwanira kubohoza u Rwanda. Nge simbohoza u Rwanda, nge ndabohoza gakondo, nge ndarwanira kubohoza gakondo yanjye, ariko sinshobora kubohoza u Rwanda ngewe, nge ndarwanira kubohoza gakondo. Rero biratangaje kubona bakaba ngo Kagame ngo bazamukuraho ngo nkuko bakuyeho Maduro. Ibyo ni ibintu nge mbona ari ibintu biciriritse cyane. Donc nibagira imbaraga baze tumwikurireho nkatwe ku mbaraga zacu, ariko nitumukurirwaho bakadushyiraho ntabwo ibyo nabijyamo, kuko n'umuri tuba tugiye gucakara. Donc baramutse badukuriyeho Kagame bakatuzanira undi, simbishaka, kuko n'ubundi bucakara bwakomeza kuba bwa bundi. Ubwo rero navuga ngo icyo bashaka ni icyo ngicyo, ni ukomeza baducakaze. Nizo nyungu Amerika ifite. Urabona ko niyo yoboye isi, ibintu byose yabigize ibyayo. Ego kumbure urabona nivyo rero turavuga ati abanyagihugu bakaja mu ibarabara kugira ngo kumbure biyamirize intwari bihari. Kurabona canke ibyavuye mu matora, kurabona nk'ibiruka kuba mu Buganda, urabona ko ugwaruka gwagiye mu mabarabara. Birya navyo byo bifitaniye isano kumbure n'icyo umuzungu abakeneye cyangwa umunyamerika uri kuravuga. Biriya byo kujya mu mabarabara donc ngira ngo byaturutse ku matora aherutse kuba ku itariki ya 4 ni z'uku kwezi kwa mbere, ni yakangahe itariki ejo bundi, ni ejo bundi harahize iminsi. Rero ngira ngo ayo matora yabaye nkuko nyine nta matora navuze ajya aba muri Afurika cyangwa n'ahandi. Mu by'ukuri yatsinze ni Cyaguranye, ibyo biragaragara. Hanyuma nyine bakoresheje buriya buryo nyine bisha imashini bakaze interinete kugira ngo nyine bibe mu kiziba nyine be ninjoro abantu be kumenya ibyabaye. Bira ni uburyo nyine bwo kwitimida abantu no kubatera ubwoba. Nibyo birimo kububa abagande barimo gupfa muri ya myigaragambyo. Nagira bibakuriya kugira ngo bifashe kugira ngo umutekano w'abene gihugu mere neza, kugira ngo ntihabe abavuga amakuru atari yo mu gihugu. Oya, biriya ni uburyo bw'ubujura, ni bigaragaza ubujura, kuko niba haraje imashini kugira ngo doko arizo batoreraho umuntu atere igikumwe kugira ngo kwiba amajwi bigorane, bo bahisemo kuzica kugira ngo nyine bazane buriya buryo. Warabibonye ko bitereye ibikumwe bwabo, nibo bisinyiye, doko amazina bashyizeho irya Cyaguranye, doko irya Museveni ryakurikiraga barabyerekanye bakuyeho neza, ariko
hari abantu bakoze ubugenge bwabo bafata amashusho twarabibonye ko abantu barimo abari mu biro by'amatora bari barimo kwitorera ubwabo aribo biterera Museveni uburyo bwo kwiba amajwi biriya buryo rero bwakoreshejwe ni uburyo donc butari bwo bw'igitugu aricyo nanone nakongera kubwira abanyafurika nakongera kubwira cyane cyane abo muri kano karere k'ibiyaga bigari bakomeza kwibaza ko ngo Kagame ngo atera Kongo ngo byagenze uku donc nagira ngo babwire ko biriya biba murebe indi yo zijya kuba iyo hari umuperezida wundi ibihetse kuba muri Tanzania narabyumvishe amahanga yaravuze amaradiyo yaravuga urumva ariko ibiri ko mu Bugande nta amaradiyo mpuzamahanga ntakeneye kuvuga bo turebe dusubira inyuma hano mu Burundi muri 2015 kubera ko gusa ko Nkurunziza avuze ati hari imyaka nategetse manda ya mbere nategetse ntatowe kandi itegeko nshinga rivuga ko umuperezida agomba gutorwa inshuro ebyiri njye ntowe rimwe ni ngombwa ko nongera kwiyamamaza kugira ngo abaturage banyange cyangwa banyemere induru ziraba Banki Mondiale ifunga amafaranga ibihano birafatwa birakomera kubera icyo ngicyo si manda eshatu gusa se hanyuma se Museveni amaze gukora manda esheshatu ni iki gikorwa uburyo bitwaza ko gushyiraho biriya bintu baraza bareba perezida bagasanga hari amategeko shinga yarasanzweho avuga ngo perezida agomba kumara imyaka ingana uko nguko afite imyaka ingana uko nguko bakaza bakibikuraho ubwa mbere duhereye wenda donc Museveni yaraje asanga hari limite ya manda atagomba kurenza kandi yaje avuga ko agifata igihugu avuga ko abaperezida bamara imyaka n'imyaniko niki avuga ko atari byo ko we azategeka manda ebyiri bikarangira agatanga igihugu me yageze ku butegetsi bamuryohera bagashaka ko bari bakimukeneye batigumaho icyo uvuze ati rero iyo bobo bibaye kuriya kuntu babikora nta tangazamakuru rivuga ariko iyo bibaye ku bandi akarero nko kwatanze ku Burundi na Tanzania amamedia yose agaca avuga none kubera iki amamedia avuga cyane ku bihugu bimwe ayandi mamedia nyine ibyo bihugu babyatumye bishaka ko biba gutyo nibyo bibwira za media ngo mukore ibi muvuga ibi birakoresha zirya media bakoresha za media bakaza bagahaza za media amafaranga bati mugende mukore biriya rimwe na usanga aribo bazishizeho aribo bagize gute none bakazitegeka ibyo zigomba kuvuga noneho ntizivuge ukuri tujya nk'uyu munsi uzumva ku isi yose bavuga ko ngo u Rwanda Uganda ngo ibihugu ngo biyobeye neza ngo biteye imbere kuko se biteye imbere kuko se nibyo niko bimeze ntago ariko bimeze bira ni ibinyoma ariko za media ziravuga burya media ni ikintu gikomeye cyane kuko bavuga ko ari ubutegetsi bwa kane mu butegetsi bugize igihugu 4 puissance donc nuvuga ngo birumvikana ko ni ubutegetsi bukomeye cyane kuko burisha bugakiza nizo zigera zihindura ibitekerezo by'abaturage rero icyo za media zikora ni ukubeshya abaturage zikabeshya ko ibintu bimeze neza nyamara inyuma mu gikari burya umuntu abesha abayishe kuko ugiye kumubesha akaja gukora ibintu bitameze neza agahura n'intambamyi zitandukanye agahura n'ingorane ni bumuhoheje kuko mu bisanzwe n'ubu mwishe ndumva kabisa ko yeri bya bintu ariko uravuga ko bifitanye isano na Amerika birafitanye akantu oya Amerika donc abarwana ni njyewe bivuze nka Bicaga Abdallah ntago ari perezida Ndayishimiye sinundi ariko Abdallah ariko uravuga yuko Amerika bifise ibihugu kumbure biyoboka none ko twabonye Amerika iri mu rugamba rwo kugarukana amahoro ku isi ivyo navyo ucuvyita gute reka biramwumva ngo iri kugarukana amahoro nibyo mwibeshya muri za donc amahoro ahungabana ku isi Israel na Gaza amahoro yose intambara zose ziri ku isi ziterwa na Amerika gute nta ntambara iri mu isi hano nabire mujya mwumva bavuga ngo imitwe y'iterabwoba ni Amerika yikeye nivyo ngaha mu karere muri Kongo na hano muri Kongo donc ibyano muri Kongo si mu Rwanda bituruka none Amerika igacibizamo gute donc ibi byo muri Kongo biri kubera muri Kongo ni ibintu bya donc ni intambara yatangiye
muri 90 itangirira mu Rwanda niyo igikomeza ntabwo yigeze irangira intambara. Ari rero Amerika ikaca yizamo gute kabigicigiramo uruhara gute? Amerika nyine igiramo uruhara ku nyungu zayo nyine ishaka, urumva. Donc izi ntambara tuvuge ubwo tuyongiye tuje hano iwacu boko ubundi intambara iri hano muri no region yacu njya numva abarundi n'abakongomani bavuga u Rwanda cyane ariko ntibajya bavuga Uganda, ariko mu by'ukuri Uganda ifite amakoko kandi kanini cyane ndetse n'abasirikare bari kurwana hariya muri M23 mucyo bise M23 mu by'ukuri ari u Rwanda na Uganda. Donc intambara donc abagande donc muri Uganda hari abasirikare bitorezwayo baturutse mu bihugu byinshi, abasomali bazirimo, abasudani bazirimo, abanyakenya bazirimo, ibihugu byose bashaka gukora balkanisation, urumva, bashaka gukora icyo cyanditse ngo apire yima, urumva. Ibi ni ibintu byarangije kwiga umushinga kera kandi watunganyijwe neza cyane, kandi abagomba kufinansa uwo mushinga ni Amerika ufinansa n'Abongereza. Abo urabyumva neza. Ibi ngibi rero donc intambara iri hariya irarwanwa, doko nubwo abantu batashaka kubyumva no kubimenya, ni intambara yabayeho yigomba kurwanwa n'abantu babiri. Nde nande? Ababantu nabo bise abanerotike. Donc intambara nuko ikoze. Donc nabo bise abanerotike byo zabyumvana n'umuhungu wa Museveni arabivuga, we na Museveni akabigira banga, ariko ibi ngibi ni ibintu bizwi ndetse hari n'abantu impapuro zafashwe zizwi, amabanga yabonywe bafite uyu munsi yavuye mu gisirikare cya Uganda agaragaza uburyo iyi apire yima yubatse n'uburyo igomba kugira gute, igomba gufata kano karere kose, yahereye mu Rwanda igomba kujya muri Kongo kubera koko donc babuze batege duhere mu Rwanda kuko niho igisirikare cy'u Rwanda gifite imbaraga zikomeye, ariko kandi dufite n'impamvu yo kuvuga ngo twitwaze ko ari impunzi z'Abanyarwanda zishaka gutaha iwabo. Aroro mu by'ukuri Habyarimana we hari ukuntu yaduhemukiyemo, nyine perezida nakundaga wayoboye neza kiriya gihugu, ni nabwo terambere turiheruka, ariko hari ikintu yaduhemukiyeho cyo kudatubwira abo turwana nabo baribo. Ni kibazo je ngiye nshaka kumenya ati none kuri kuravuga ko Rwanda ko rushaka gufata territoire cyangwa kuvuga ngo Buganda gushaka gufata territoire ngo abanorotike nkuko kurabivuga ati none Amerika yo gacigirirana nuvuga isano n'ivyo bintu byose hehe bihuriye kuki? Bihuriye ku bukungu bwo muri iki gihugu ko muri bino bihugu byacu. Nuko yo Amerika irashaka ubukungu bwacu dufite ahangaha kabariza gutwara ngaha, akabiza gutwara ngaha. Rero nta bandi igomba gukoresha uretse gukoresha bari abantu bakeya badafite imbaraga bazahora bakenera imbaraga zabo. Donc igomba kwifashisha abantu bake bari minorite kugira ngo bahore bayikeneye, be kuzagira igihe bayigomekaho, kuko bazavuga bati nituyigomekaho aba bantu benshi bazahita batwigaranzura. Ubwo rero iyo igomba kwifashisha abantu bakeya bazahora bakenera imbaraga zayo kugira ngo nyine bakomeze bayifashe kwiba umutungo wa kano karere kacu. Ego kumbure ndumva abariko baratahura ikiganiro neza barabyumva neza. Kubwa Abdallah ariko arakubarira ati rero ibiriko biba kumbure hirya no hino ku isi Amerika yo bifisemo uruhara kandi rutari ruto. Yatubariye ati Amerika yoyo irondera inyungu, novuga gataka kumbure susore canke unovuga ngo ni imari, ngo inzahabu kumbure za petrole n'ibindi. Donc ntabwo ari imari gusa, ubundi yo irishaka kuba puisa donc umutegetsi nyine w'isi, abantu bose bayubahe. None kubw'ibyo igenge n'umutungo nyine w'isi. Ni kibazo muracabaza ati none ko tuzi ko atari yo yonyene ikomeye ku isi, none Uburusiya n'Ubushinwa buruko bukora iki kugira ngo navyo nyene bihagarike ivyo bintu? Bon bashobora kuba wenda batazi umugambi wayo, kandi nyine ngo nuko imbeba irya umuhini yo totorisuka, birumvikana ko kandi biragaragara ko ubwo Amerika yamara kugira ku mugambi wayo wo gufata aka karere no gutsinda Abashinwa n'Abarusiya bizaba byoroshye. Bon kimwe nuko nanone navuga ngo aba bantu aho bari hose, donc ngubu tuje nk'Abarundi
mu Rwanda twarwanaga baturebera ngo ni abanyarwanda bari kurwana. Uyu munsi muri Kongo hari abandi bantu barimo kurebera, ariko nibageraho bazabona uko atari bo bonyine bari bakenewe. Ntabwo mu by'ukuri iyi ntambara iri muri burasirazuba bwa Kongo ikenewe nko mu burasirazuba bwa Kongo gusa. Hariya nibahagera niba bamaze kuhafata neza, bazaba babonye opportunité, kandi ibyo ni ibintu mbabwira biri wazi. Donc icyo gihe abarundi ntabwo bazaba bagifite imbaraga zo kurwana nabo, kuko bazabonye amafaranga menshi, bazabonye abaturage benshi, bazabona abantu benshi bo gushyira mu ntambara, kuko uburyo bakoresha bwo kubona abantu bashyira mu ntambara, barabanza bakabakisha ubukene, noneho bakabereka ko hari akazi ari mu gisirikare gusa. Icyo gihe rero bazabona urubyiruko rutazajya mu gisirikare ko rugikunze, ahubwo ruzajya mu gisirikare kubera ubukene. Bityo rero uzasanga za mbaraga bwa bushobozi Burundi bwari bufite buzaba bukeya, kubera kuko bazaba bagiye batatswe ku buryo ku mpande zose. N'imbaraga rero Tanzania ifite nazo zizaba nkeya. Ubu ngubu yakomeje gukoresha uyu munsi kugira ngo ikumire. N'imbaraga Malawi ifite ndetse n'ibindi bihugu birimo ababantu byose birugarijwe, kuko ntabwo intambara izahagarara igihe cyose. Kandi nibamaramuka bamaze kugera ku ntego yabo ya Kongo, nge nzamenya ngo intego bayigezeho, no gutsinda bazaba batsinze. None ikibazo gihariye none ko twumva ko izo ntambara zose ziri mu karere, urumva ngaha mu karere turumvamo iyo onye yo muri Kongo uri kuravuga, mu Buganda abanyagihugu bariko arigaragambya bavuga yuko batemera ivyavuye mu matora, muri Iran urabona ko abanyagihugu nabo nyene bari mwibarabara, urabona muri Venezuela biheruka kuba, urabona muri Ukraine biheruka kuba biriko biraba, urabona muri Israel na Nuzenya. Izo ntambara zose tuvuga ati rero umutwe wawo ari Amerika canke hariho n'abandi bantu basanzwe bakora nka Amerika. Na Amerika nyine n'abaja babo. Kira kintu kitwa OTAN se n'igiki. Donc na Amerika n'abaja babo nyine. Icyokorwa rero ni kugira ngo rero ayo mahoro aboneke hose. Icyakorwa wana tugarutse mu Bugande, reka shimire bari abahungu bari mu Bugande. Donc bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze ko bashyikiye uwo batoye. Harapfira nk'abantu benshi, ariko revolution ni kuriya zikorwa. Ikindi nuko tutagomba kujya dutegereza gukora za revolution ari uko ibintu byageze iwandabaga. Donc ni ibintu abaturage bagombye kujya bakora kare, abantu batarabona imbaraga nyinshi, ubutegetsi butarabona imbaraga nyinshi. Mbwira abantu ko mu by'ukuri buriya ubutegetsi cyo burimo igitugu, ubutegetsi burimo igitugu, donc buraramba, ariko ibihugu abaturage babyo ibihugu byabo birapfa. Donc kuvuga ngo ubutegetsi butegesha igitugu bwo buraramba, ariko ibihugu bwabyo bigapfa. Ntago igihugu gishobora gutera imbere na gatoya mu gihe kirimo igitugu kingana kuriya, kimeze kuriya. Rero ikigaragara nuko Kyagulanyi yatsinze amatora. Uyu munsi arafunze, babeshya ko ngo hari aho hari, ngo yatorotse cyangwa se ngo ari mu nzu, ariko bo baramufite, bashobora kumwica. Ariko kuba hari abaturage bari kugaragaza ibitekerezo byabo, nabo barimo kwicwa, ariko bakwiye kuguma muri uriya mujyo. None ko bavuga ko Nuzenya akorana na Nuzenya, ujya uyu Bobi Wine asanzwe akorana na Museveni, ngo yo bari politike, ibyo navyo bizoshoboka. Oya, Bobi Wine ni umurevolutionnaire wabitangiye kandi ukora neza. Ni umuntu rwose donc kandi wumva. N'abasore nigeze kumva ejo bundi Museveni yitaranga, nabyita kwitaranga, avuga ko ngo abantu bakurikira ngo Bobi Wine ngo ni abantu ngo b'abamayibobo, ngo batagira iyo baba, to kumva uyoboye igihugu imyaka 40, uravuga ko ugifite abantu mu gihugu cyawe b'abamayibobo, wowe ukibwira ko uri gusebya Bobi Wine ngo bamukurikira n'abamayibobo. We yagombye kumva ko ibyo byo bimusebya atari gusebya Bobi Wine, kuko niba Bobi Wine akurikirwa n'abamayibobo n'abantu nyine Museveni yakenesheje. Abantu rero yakenesheje nyine ni ngombwa iyo babonye umuntu ugomba kubatabara, bagomba kumujya inyuma. Ubwo ntago we nka president utetse imyaka 40 yakagombye kugira isoni, akifata ku munwa, akavuga ati ni gute abantu koko
baba ari bamayibobo mu myaka 40 ntegetse nkemera akaba bamayibobo. Ariko ivyo bintu si kuri Museveni gusa, turabona n'abandi banyepolitike nuvuga nko mu gihugu ca Amerika nyene Trump nk'ivyo ahora akoresha mu kuvuga, twovuga ko ari imvugo zimwe abanyepolitike bakoresha ko mureko nabo nyene n'abantu barafise amarangamutima. Bafite amarangamutima nyine kubera kuko saba marayika saba marayika nyine ko nyine bagomba kwigaya kuko ibyo baba baseka nibo bagomba kubikora. Kuko kugira ngo abo rubyiruko ruve mu bushomeri nibo bagomba kubikora. Kugira ngo aboza amayibobo zicike ze kubaza amayibobo nibo bagomba kubikora. Kuko nta muntu ushobora kuba amayibobo ku giti cye bishatse. Abavuga ko tahane no hamwe habura amayibobo none abimera gute? Ahantu hose kwisi ngo nta na hamwe habura amayibobo. Ntabwo hayuriye kuri Libya hari yabayeho itagira amayibobo. Libya igeze kubaho itagira amayibobo. Donc hari n'ibindi bihugu bigerageza nk'ibyo by'Uburayi bigerageza nuko zaba ariko zikaba nkeya cyangwa akazishakira uburyo bwo kubaho. Urabyumva? Noneho nuko n'ibyo zikorerwa zikaba zakwishimira ubutegetsi bwazo. Urabyuka naho? Uyu munsi niba hari abantu b'amayibobo ari kandi bamaze gutahura ko ntacyo ubamariye ubwo ukwiye kuvaho bagashyiraho wabo ubashaka wagombye kubaho umwanya. Ego kumbure mu gusozera ikiganiro cyacu rero icyo kogwa n'iki kugira ngo rero aho hantu hose umuntu yagiye adondagura haboneke kumbure ayo mahoro n'umutekano. Icyakorwa nkuko natangiye mbivuga birasaba ko siritureka nibwira abanyafrika. Ndabwira abanyafrika, mbwira abarundi, mbwire abiswa abanyarwanda, mbwire abakongomani, mbwire mbese abanyafrika muri rusange bumva ururimi rw'ikinyarwanda wenda bazabitaraduza bwire nabumva izindi ndimi. Igikenewe ni ubumwe bwacu. Ejo bundi hari ikintu cyambabaje harana nagiye noneho sinzi ibyo nashatse kuvuga no gukora. Umuntu arambwira ngo ngewe ngo umunyarwanda ngo honga ngo mu mbere ashaka kunyereka ko ngo hari agaciro ntafite kubera ko ndi mu Burundi. Urabyumva? None ashaka kundusha agaciro kuko ari mu Burundi. Ibi ngibi ni ibintu biciriritse ni ubwenge bukeya. Donc twagombye kumva ko turi abanyafrika, twagombye kutishimira n'imipaka abazungu baduciriye, twagombye kuba bamwe. Kugira ngo tube bamwe d'abord birumvikana bigomba kuba duhera kubo turi kumwe. Donc abanyagihugu bwabo bagomba kuba bamwe nk'abanyagihugu. Noneho n'umutegetsi wanyu ubagarembeje donc mwebwe mukamwikuriraho mwebwe ubwanyu. Kuko nimujya kumukuraho mugashaka kwifashisha abagashaka bo hake n'ubundi bazabaha nanone ubakandamiza. Ikibisaba rero nuko mwebwe twebwe ubwacu ugomba kwishakira ubutegetsi. Umutegetsi niba turembeje twabona ko umutegetsi ari gukorera agashaka bo hake tumwikureho nkatwe tumwikuriyeho tudategereje ko hari umuzungu uzaza kudufasha kumukuraho. Mbese tujye mu kirenge cya Traore tuvuge ngo Traore we turagushyigikiye. Noneho aba ba president ahubwo bose bakicakamakazwa kuri Amerika kuri gashaka bo hake baveho. Donc no baveho noneho hasigare hajyeho aba president baba jeune donc bashaka iterambere rya Afrika yabo. Dushire hamwe turamutse dushize hamwe nk'abanyafrika tukaba bamwe tukunga ubumwe, nta muntu wakongera kuducakaza, nta muntu wakongera kutugira nabi, ahubwo twaba turi abantu nyine bafite komeye bafite imbaraga kandi twubatse ubumwe kuko akananiye umwe gashobora babiri. Ego murakoze cyane Abdallah. Murakoze cyane. Kumbere twakwifuza gukora ikindi kiganiro urundi munsi kumbere muzoduha umwanya cyane ahubwo nimuzatinde. Ego murakoze. Murakoze cyane. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4